mama ajya gupfa mbwiye amagambo 3 ntazibagirwa. Arambwira ngo mwana wanjye dore ndagiye urasigaye. Ndabyibuka aho twarokokeye turi babiri haguye ibihumbi muri 12 n'amagana, hafi bisaga mu bihumbi 14 hafi aho gutyo. Reka mbabwire ibyo bihumbi nari mbirimo twavuyemo turi babiri gusa. Ndamanuka nikubise mu kazu kanyakatsi, nasanzemo umugore ufite abana babiri, mwihishaho nta mbabazi zazihari nta nake. Arambwira ati hagarara aho ngaho ntunyegere. Ndamubwira nti ndakwegera. Afata abana babashyira inyuma arabahisha, njyewe akajya ashyira imbere kugira ngo nibaza barige bahera. Njya ku kiyaga dutsura ubwato twari babiri, ubwato burantwara bunjyana nko mu metero iyo wajya Bumbogo. Ngezeyo ndarekura nananiwe, manukira mu kiyaga metero 400 hafi 400 na 600 nazimanukiyemo hasi. Aho naramanutse manukira ikuzimu. Amezi 6 yarashize ndimo koma y'amezi 6. Ntazahabu yari gukiza umuntu uwo munsi, ntazahabu yari kugucungura abakire barapfuye, ntazahabu yari gucungura umuntu icyo gihe abakomeye barapfuye. Ariko aho imbuto y'Imana hararinzwe, hararinzwe. Reka mbabwire ikintu Satani adashaka, yanga muri iyi si, yanga umuntu usenga. Turi kubona ibitero ugira bingana n'intambwe imwe watewe ujya gusenga. Imbaraga zikurwanya zingana n'intambwe watewe ujya gusenga. Satani yanga umuntu usenga. Reka nongere mbisubiremo, Satani yanga umuntu usenga. Iyo dusenze tunyeganyeza ikuzimu. Kandi Satani azi umumaro w'umuntu usenga. Icya mbere, umuntu usenga ni muzi mwese kajya atungurana. Reka mbabwire, muzi ko abantu benshi ubuzima tubayemo twatunguranye. Kanongere mbisubiremo, njyewe uyu mwanya ndi mu buzima bwatunguye bene mama, butungura bene wacu baratangara. N'uyu munsi n'abankurikira n'abazangurikira bazajya batangara. Kubera iki? Umuntu usenga agira ute? Aratungura. Impamvu ya mbere, data nigeze aho umudiyakoni yari umukatolika unywa iza yose agatahana amavide bena. Ngaho umbwira umupasiteri yari kuzava ari avanyweyo n'iki? Mama ndi yarazi umuryango wo kwa mudiyakoni, bari abanyangeso nziza ariko ntabwo bari abakristo bo mu rusengero. Ndatungurana rero kuko umuntu usenga agira ute? Shangazi n'ujye bimbwira neza akareba, ariko urabona ifansi uruwani wowe umupasiteri, none se ubona ifansi niwe wakubyaye? Kandi ubwo ni musaza wari kuvuga. Reka nongereshe ishoza, uri we cyane uzimba ni shangazi akurikirana neza na kapo, barakurikirana mugwa ku mugongo. Arandeba akambaza uruwa runaka cyangwa uzi impamvu yaratunguwe. Ubu data nawe yakibaho yari kumira. Sesha ibi bintu wabitoraguye wabivanye, ibi bintu witwa babigusize kwa kangahe? Uko no gutungura. Uyu ni umugabane ntazakwa na data, ni umugabane ntazakwa n'umurozi, ni umugabane ntazakwa n'umuntu wari wese, ni umugabane ntazakwa n'umuntu wari wese kuko ntawumbaye. Umugabane Imana itanze iwuhagararaho. Iyo uri mu mugabane wahawe n'Imana iwukurindiramo. Nicyo gituma ubu abenshi barya ku mugisha wanjye ariko utava ku mugabane wa papa na mama. Bava ku mugabane nahawe n'Imana mu ibanga. Rero mu gutungurana Imana izaguha umugabane utari umugabane wo kuri gakondo iwanyu. Imana izaguha umugabane utavuye mu biganza by'abakubyaye. Imana izaguha umugabane utavuye mu bavandimwe. Imana izaguha umugabane utavuye mu nshuti. Nicyo gituma Imana ifite umugabane w'abantu bayisenga ntibazakorwa n'isoni. Baba bafite inkomoko bakomokamo, baba baravutse batagira se na nyina. Mbibutse ko ari abantu bavuka bakaburirwaho babarirwa, bakaburaho babarirwa. Nyina akamwanga cyangwa se akamwanga, umwana akabaho nka wa wundi Bibiri tubwira ngo ngusanze mu ivata ryawe ngo unyuzeho, ngo ngize ute? Sanga rwose
n'ubundi wowe usibye kwibera mu ivata gusa, ijambo ndakuvugaho ni rimwe, baho gusa. Ni ijambo rimwe Imana yamuvuzeho, baho. Yabayeho cyangwa ntiyabayeho? Ijambo Imana ikuvuga rifite imbaraga kuruta andi magambo yose abantu bakubwiye. Ayo bakwatuyeho ntukayaha agaciro, ayo abantu bakuvuga nabi ntukayaha agaciro, ayo bagusuzugura ntukayaha agaciro, ayo abantu bavuga ntukayaha agaciro. Dore ijambo rigira agaciro n'iry'Imana igira ute ivuga. Abantu bavuganye n'Imana bavuze ngo amena. Niba aravuganye n'Imana, achana na kuogopa, achana na kuzembazemba, achana na kuzungazunga. No, dufite Imana ivuga igahagarara ku ijambo ryayo. Dore ibanga ni rimwe, iyo yavuze icyo dukora ni ugutebutsa. Vuga ngo gutebutsa, vuga ngo gutebutsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Humura worushye uremerewe birara, witinya ibikugose, iyakuremye irabishobora. Humura, humura wowe worushye uremerewe biraragiye. Witinya, witinya, witinya ibikugose, iyakuremye irabishoboye. Humura, humura wowe worushye uremerewe biraragiye. Witinya, witinya ibikugose, iyakuremye irabishoboye. Mbabwira ijambo rikomeye. Imana yawe, Imana yawe ikunda abantu bose muri rusange, ariko abazayibona ni abayishaka. Niki? Siko mu Migani gice cyaho gira ngo ni cya 8 na 17 hari ijambo rivuga ngo nkunda bankunda, ariko abanshakana umwete. Munyumve neza, Imana ntabwo abazayibona ari abanebwe. Ijoro urara, amanywa wirirwa, iminsi ufata ushaka Imana, imisozi uterera, ibi ufata ukamanuka mu kibaya, ibi ufata ukajya ahantu ukiherera, ibi ufata ukaza mu rusengero, ibi ufata ukajya ahatagaragara, ikindi gihe ukajya ahagaragara. Ntabwo ari impfabusa, ntabwo ari impfabusa, ntibishoboka. Imana ikunda abayikunda, ariko abayishakana umwete nibo bazagira ute. Imana ishimwe uyu mwete w'amatike muba mwatanze mukaza gusenga, mugatanga yanyu mukaza gushaka Imana, mukiyima ibyanyu mukaza gushaka Imana. Imana murayibona, Imana turayibona, Imana turayibona. Umva ngo Imana turayibona mu izina rya nde. Imana turayishaka tukayibona, kandi yageretse ijambo ryiza. Ariko nta muntu uri hafi ngasomere mu Migani 8 mbabwire ikintu Satani ajya akora, akica abera, akababwira ibishoboka n'ibidashoboka, akabangiza bafite Imana. Imigani 8:17, 18 na 19, garukira 21. Hari uhageze amfasha mumbere mikrofone asome. Yego. Nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Aho hatinde niho nashakaga. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Mbabaze, ubukire n'iki? Icyubahiro biri kwande? Biri kwa Mwamini? Biri kwa Sarongo? Niba ari Sarongo? Biri aho twirirwa dukererwa hatari ngombwa. Ubukire, icyubahiro, ngibyo ibintu abantu baniganira muri iyi si. Nta kindi abantu barwanira, baratemanye bashaka ubukire n'iki
baragambanirana bashaka ubukire n'iki? Abantu batemanya amajosi bashaka ubukire n'icyubahiro, ariko biritanze igisubizo, ubukire n'icyubahiro biri iwanjye. Iyo ni Imana ivuga, ntabwo ari Salomo. Ngaho nkomereza numve. ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo biri iwanjye. Iyo ni Imana ivuga. Komereza numve. Imbuto zanjye ziruta izahabu. Imbuto z'Imana ziruta izahabu. Ni ukuri ziruta izahabu nziza. Imbuto uhawe n'Imana iruta aya mabuye bajya kurwanira muri Kongo. Njya numva ngo hari abajya kuyiba b'abaturage bakabarasirayo, abandi bakirukanka. Hari ibihugu byagiye bijyayo bimwe na bimwe, kumva ngo habaye intambara, ngo habaye amabuye, ngo amabuye yabo bakayavugiriza induru, bakarwara, ngo batumazeho umutungo w'Imana uruta ibyo byose abantu barwana. Imbuto y'Imana iruta iki? Izahabu. Imbuto, iyo bavuze imbuto y'Imana bishatse kuvuga iki? Imbuto ni ikintu cyose gikozwe n'Imana. Igikorwa cyose gikozwe n'Imana ni imbuto y'Imana. Ijambo ryose rivuzwe n'Imana ni imbuto y'Imana. Icyo Imana ikoze ni imbuto iteye. Iyo mbuto iruta amabuye, safiro, zahabu. Mungerekera yandi abaza amabuye, gasegereti, simaragido, mbwira n'ibindi, safiro, ibyo yasipi, koruta, rakoze cyane, simarakintuza. Umva mbabwira uko zabazikwa two imbuto y'Imana iraziruta. Imbuto y'Imana igira ute? Iraziruta. Mureke mbabwire uburyo imbuto y'Imana ifite agaciro. Ntabwo nzabyibagirwa umunsi umwe Imana yavuze ku mugabo n'uw'iwacu yakoze jenoside iteye ubwoba, kugeza ubwo yafataga abana agasatura nyina agateruramo umwana mu nda, yarangiza akajugunya akana mu kirere, agatega inkota akakamanukiramo, yarangiza agaca nyina umutwe akamubaga akamurangiza. Ibyo yarabikoze, aramfata yarangezeho. Ariko kuko nari mu imbuto y'Imana, bakajya mubwira ngo uwo mwana n'umututsi, ati ndabona ari umuhutu. Ndabyibuka aho twarokokeye turi babiri, haguye ibihumbi muri 12,000 hafi bisaga mu bihumbi 14 hafi aho gutyo. Reka mbabwire, ibyo bihumbi nari mbirimo twavuyemo turi babiri gusa. Ndabyibuka umugabo aramfata, amfatana na bagenzi be, barangije n'amatuni mwene Bonifansi mwene Beretirida kwa Sembabuka Bishashari, baravuga manezi ne baranzi bati niwe sha mumwice. Ati nabane bari umwice, ni mumwice. Ati nabane bari umwice, nabari wo bikora habura numwe. Umwe aravuga ati ngwino nkwereka aho ngwicira sha. Aranjyana ngejeje inyuma yaho twari turi ku bitaro. Arangije aravuga ngo genda iso yaduhaye amata uzagwa hano. Aho ndahava, aho data ntiyahavuye, aho data ntiyahavuye. Munyumve neza, aho data niho yaguye. Data wacu n'abana 12 niho baguye, mukuru wanjye niho yaguye, umuryango wose warahazimiye. Ndi umwe gusa wahavuye kuko nari mu imbuto y'Imana. Imbuto y'Imana irayirinda. Impamvu utapfuye uri imbuto y'Imana. Impamvu ibyo waciyemo bitaguhitanye uri imbuto y'Imana. Ugira ngo uriyo kubera ko abagushaka badahari, abagukubitisha inguma n'uturanye nabo, ugira ngo abashaka kugira ngo ubeho nabi ntibahari. Ariko igitumye uriho uri mu imbuto y'Imana. Mbwirira mugenzi wawe uri mu imbuto y'Imana, icyo gituma uriho. Mumbarize, ngiyo utaba mu imbuto y'Imana urya munsi waba baraguhitanye. Iyo utaba mu imbuto y'Imana mubwire arumva, mubwire arumva. Herega ntabwo twaje gufata mu mifuka, twaje gusenga. Mugabanye ibintu by'ubu VIP, mubwirane ibyo umubwira ati waje gusenga. Nta kimana yagukishije, uri yita kigukiza ibyawe niba byari bagiranye. Ayiwa, ndamanuka nikubise mu kazu ka Nyakatsi, nasanzemo umugore ufite abana babiri, mwihishaho nta mbabazi zazihari, nta nake. Arambwira ati hagarara aho ngaho,
ntunyegere. Ndamubwira nti ndakwegera. Afata abana babashyira inyuma arabahisha, njyewe akajya ashyira imbere kugira ngo nibaza barige bahera, nanjye ndwana njye inyuma ye mu bana be. Urumva nari ikigeragezo kuri we. Yihisha ahantu inkongobotsi y'akana kari aho ngaho nako kataye umutwe karinjiye karamusanze. Bihisha iminota 30 gusa bari batugezeho, baraza baramufata baramfata. Yari afite abana babiri, umwe amuhetse undi amufite mu ntoki. Umwana we twendaga kungana ne bahereho bicanye nako yarahetse bakishe nyuma, bangezeho baramenya. Mwene Boniface, mwene Beretiride, amateka bayafite neza. Wa muntu wanjugunye barongera bajya impaka, arongera aramfata, mumpe nkarangiriza hano inyuma, arongera arakajugunya kuko kari mu imbuto y'Imana. Ibyo mwebwe iyo mutabizi ntimujya mumenya Imana. Iyo ushaka kureba Imana ntuyirebe ejo, uyireba ahashize hawe. Ahashize hawe hakwereka Imana. Ibyo wanyuzemo ntupfe, ibyo wanyuzemo ntibiguhitane, ibyo wanyuzemo ntibikujyane, ibyo wahisemo ibyo bikwereka Imana. Ibyo aho ndahava ndirukanga, ndabyibuka ndiruka ngiye kwa nyogokuru byara mama, ntabwo ahigwaga. Barambonye barampishe. Saa 11 mama aransohoka narambwira ati dore iwanyu ko bahatwitse inzu bazisakambuye, ibintu byose babitwara. Nkiri kurunguruka abaturanyi babarambonye bahamagara igitero. Saa 2 z'ijoro bari bahageze. Muzane iyo mbwa y'umututsi yarokotse, muyizane. Muyomba wanjye baramukubise byebye, bamukorera ikosoro. Arabwira ati muze mbereke, muze ntimwongere kwigubita we, muze. Bamukubise umupanga utambitse, ibi bari kitango n'ikibatiri cy'umupanga. Muri ya magara atewe hejuru wese asamaye. Ati muzi tido ngaba munsi, dore ngaba. Yari jewe nakarakara umuntu akanje karangije university. Baramfata, mama arafita kandi kana gato kari gafite nk'amezi 6. Niko yarahetse, niko yarwanye. Baradutwara twari 17. Turagenda tugera ku mwobo waho bita kwa Manuel, yari metero 15. Bazimariyemwe abantu, barabamanurirammo babatema ndeba. Bageze kuri jewe satellite ica mu kirere, bavuze induru ngo dore baturekuriyeho umuriro barirukanga. Ngo biruke nanjye ndirukanga, ni njye nyine wahavuye, njye abandi bose. Ndagira ngo babwire imbuto y'Imana iruta iki? Izahabu. Ntazahabu yari gukiza umuntu uwo munsi, ntazahabu yari kugucungura abakire barapfuye, ntazahabu yari gucungura umuntu icyo gihe abakomeye barapfuye. Ariko aho imbuto y'Imana hararinzwe, hararinzwe. Mama Rwanda kuri kare mwabonye karangije Butare karumuna kanye, aragaterura arumwo bitagashira bacya mukuraho inyama, aramumwambura aramwirukangana ngenda siga. Nza kwiruka ngiye muri famille, barambonye ati warokotse, ati narokotse. Warokotse ati yego. Barambishe mara nk'icyumweru ndahantu mbishwe. Turahunga tujya muri Kongo. Tugeze muri Kongo mama baramuroga kubera ko arafite igikundiro, ari umugore w'inzobe w'igitangaza. Yari inzobe ikubye ngiyi mfite 5. Yari umugore w'umuhinde, yarahiye wa kera, umumama uhiye umeze neza umwe amata, utararwaye bwaki, utaracura mu musatsi. Abakongomani ngo bamureba Tayiravi ati murakapfu, ashaka amagati ndaba bahitane mwo kanyagwamo. Kuko urumva umuntu ufite igikomere baramubabaje, bamuteye agahinda, afite umwanya wo kwirirwa mubwira ngo aramukunda. Ararwana kutwana twe ngarebe ko yaduhisha azadutahane. Abandi barazana iminwa miremire. Buri nimunatereta mujye mutereta mwitonze, mutazabwira abantu amagambo umwaka gukura amatwi n'amazuru. Yes. Buri nujya no kureba uzabanza urebe umuntu ngiye kubwira ari mu kihe gihe. Hari umukobwa watereta akegura amabuye cyane, hari uwo wakirukangira akagutura ibikomera maze mu gihe cyane. Atutse umukongomani, baramufashe baramuroga. Abakongomani bazikoroga cyane. Cyumweru kimwe yaraguwe na cya kabiri tujya mu bitaro aho bita mu Mwumvu. Tugeze mu Mwumvu twari abana ndakubagana njya ku kiyaga dutsura ubwato, twari 2. Ubwato burantwara mu njyana nko mu metero iyo mwajya Bumbogo. Ngezeyo ndarekura nananiwe manukira mu kiyaga. Metero 400 hafi 400 na 600 nazimanukiyemo hasi. Sinzi uko navuyemo, mara amezi 6 muri Kongo. Imbuto y'Imana. Muragira ngo imbuto y'Imana n'ibishyimbo.
muragira ngo imbuto y'Imana n'amashaza mu Kimironko, muragira ngo imbuto y'Imana n'ibirayi bya Ruhengeri mese ya Busezerano, muragira ngo imbuto y'Imana n'aya mafaranga twirirwa ducuruza hepfo. Imbuto y'Imana ni wowe, uri imbuto y'Imana itazapfa kubora, itazapfa kubora. Bagusenya bakakurwanya ariko urashinganye. Aho naramanutse manukira ikuzimu, amezi 6 yarashize ndimo koma y'amezi 6, ndi ku mashini zijwigira amezi 6 arashira. Umunsi navuye muri koma neretswe ibyaka nkajya avuga ngo ni izuba ryaka kandi ari amatara. Abakongomani bavuza induru. Nagendeye mu igare, umwaka urashira, 2 irashira, mva mu igare njya mu mbago, imyaka 2 irashira, 98 njya kwiga segonderi, nari hafi y'imbago. Niho na kuva 94 kuzagera 98 nari umuntu utize, batabona ko nzabaho, batabona ko tawe bararebaga bakavuga ati azapfa, ndacyariho, amaguru ni mazima, ahantu hose. Iyo ni imbuto y'Imana. Impamvu bakuroga nirogeye kuri imbuto y'Imana, impamvu bakwanga ariko Imana ikakubwira ngo ndagukunda, uri imbuto y'Imana. Impamvu yura nibigukomeretsa ariko nibigushyiraho bashaka kujya, uri imbuto y'Imana. Paulo yaravuze ijambo nyakunda, aravuga ngo icyo nzi cyo, nzi yuko yatangiye umurimo hagati muri mwe, nzi ko yatangiye umushinga wawe ntazafeiringa mu nzira, ntabwo uzapfira mu nzira. Ibyakaguhitanye waciyemo ni byinshi. Reka nkubwire, nushaka ujye uhagarara ubwira abarozi ngo mwabarozi mwiteranye, purisi abarozi mwongere mwiteranye. Niba ndi imbuto y'Imana, 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 nkaba ngisenga, nkaba ngitabaza, nkaba ngihendahenda, nkaba ngihamagara Imana, ntacyo nzaba. Nidubyumva tari haleluya. Ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Ndiho mama ajya gupfa ambwiye amagambo 3 ntazibagirwa. Arambwira ngo mwana wanjye, dore ndagiye urasigaye. Ijambo rya mbere uzamenye bene wanyu ntabwo uzapfa. Aba bose barindiriye kuzapfa ariko nduzapfa uzabaho. Icya kabiri uzasanga umukiza azagufasha. Ijambo rya gatatu yarambwiye ngo kuzabaho kose uzakorera Imana. Arambwira ngo bayi ndagiye, aragenda, ndasigara ndi imbuto y'Imana. Uwo yabwiraga ari yicaye mu igare ntiyari umuntu. Mama yararyamye ku gitanda, nanjye ndi hafi y'igitanda. Baravuga ngo uyu mwana azapfa ejo, nyina azapfa ejo bundi. Ni mama wari ufite amahirwe yo kubaho, ariko Imana ishima ko agenda asiga mpaye ubuhanuzi. Ari umurambo ugenda aravuga ngo uzabaho, uzakorera Imana. Iyo ni imbuto Imana ivuga ikayikurikira. Yabwiye Yeremiya amubwira ngo yewe Yeremiya we, nakumenye utari waba urusoro mu nda mama wawe, ngushyiraho nakwejeje utari wavuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Ndagira ngo nkubwire, icyo washyiriweho tuzapfa kidasohoye, icyo washyiriweho tuzapfa kitabaye, icyo washyiriweho ntabwo uzapfa kitagezweho, icyo washyiriweho tushobora gupfa kitabaye. Ubwira ngo icyo washyiriweho ntabwo uzapfa kidasohoye, icyo washyiriweho. Mwami, icyo wavuze
reka mvuge ututu nagira ngo dusoze maze tuze tuvuge Imana. Nagira ngo mbabwire muri iyo myaka yose nabayeho nta wigeze arota ndi umukozi w'Imana, nta n'uwigeze werekwa ko ndi umukozi w'Imana, nta n'uwigeze ampanurira ko ndi umukozi w'Imana. Nabaye muri korali ndi umuririmbyi nk'aba bose. Umunsi umwe ngiye kubatizwa nibwo pasiteri wanjye yambajije Simiyoni, arambaza ngo kugiye kubatizwa urumva wifuza iki? Ndamubwira nti nifuza kuzaba pasiteri nkawe. Aturumva ubishaka? Ndi yego. Andambika ibiganza aransengera. Nasabye ibyo ntazi ariko ndabihabwa, sinabimenya ngisangamo ndi guhamagarwa. Ibyo musaba none, ibyo muhamagara none, umunsi umwe muzababyo. Ibyo wifuza, ibyo usaba, one day ntabwo byumva, umunsi umwe uzababyo. Ibyo utekereza bikurimo, ibyo wibwira ko babyo, umunsi umwe uzasanga wabaye. Ibanga ni rimwe, guma ku mavi. Koko iri jambo nababwiye ryitwa gutebutsa. Amavi n'ayambere atebutsa, amavi n'ayambere atebutsa. Atebutsa umugabo akihuta, atebutsa akazi kagatebuka, atebutsa indege utari kuzurira ukayurira, atebutsa ubuzima utigeze utekereza, utigeze urota. Amavi aratebutsa. Imana ishimwe. Narimo mbabwira ngo Imana ikunda umuntu usenga cyane, kuko gusenga ari itegeko ry'Imana. Mureke mbabwire ikintu gikomeye. Umuririmbyi 149 igitero cya kabiri yararirimbye ngo abantu banga Imana ntibayisenge bazapfa bose bakugira ute bekwibukwa. Umuntu utazigera wibukwa ni umuntu witwa utarasenze.
nta rwibutso afite mu bwami bw'Imana, nta n'indirimbo azaririmbirwa. Ariko umuntu nasenga azasiga urwibutso muri iyi si, kandi azaba urwibutso nanagenda. Ndabakundisha musenge. Nimudasenga reka mbabwire, ushobora ngewe iyo ngenda ndanire kuberekwa nkanabahanurira ntibihagije mudasenga. Reka nongere mbisubiremo, uwabaha ubuhanuzi bungana n'indobo ntimusenge birutwa no kutabugira, kuko ubuhanuzi bwose A burindwa n'amasengesho, B busohozwa n'amasengesho. Kanongere mbisubiremo, ubuhanuzi bwose uzatunga A buzarindwa n'amasengesho, B buzasozwa no gusenga. Nudasenga bizaba nk'amagi y'ibihuri. Inkoko yatera amagi ariko amagi yose sikiyamena, habamwe amahuri. Amasezerano adasengera aba amahuri. Kanongere mbisubiremo, amasezerano adasengera ahinduka iki? Usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajyahonyo. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni bibe. Usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajyahonyo. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Unyumve, hari uguterana kwera tuba twateranye twaje kwisengera, no ku cyumweru tuzaterana. Hari no gusenga k'ubuzima, nijoro ugasenga, muri biro ugasenga, aho wicaye ugasenga, muri mu gitaramo ugasenga, aho uririmbira ugasenga, aho ukorera ugasenga, muri kumwe n'abandi ugasenga. Iyo bavuze ikintu cyitwa ubuzima uracyubaka ukakibamo. Amen, amen, amen. Uko wasenze Imana irakwiyereka. Akandi kantu, Imana iyo tuvuze gusenga tuba turamenya umwami uturuta. Ubundi ureke mbabwire, mu gihugu perezida yoboye abaturage benshi ntabwo abazi. Yes, none se ubu wagize ngo aranze izina ryanjye? Aranze, munyumve neza, ariko aranyoboye. Kandi ngewe nubwo yabatanze ntegetswe kubaha amahame n'amabwiriza y'igihugu. Ntegetswe, yaba nzi yaba atagize ute, ntegetswe kubaha amabwiriza n'amahame y'iki? Imana yo ntabwo ari nka perezida. Iyo ni umwami uzi na perezida, uzi n'abaturage, akaba Imana ikabamenya bose, n'akari mu ndira kazi nuko kazitwa irabizi. Ni Imana ibera hose, ni Imana ibera hose icyarimwe kandi igakorera hose icyarimwe. Ni Imana ishobora, ni Imana ireba abantu igahita imenya amazina yabo. Reka nkubwire, hari ko Imana itakora, ikuzi neza n'ivuko ryawe, utari wanavuka n'uburyo wavutsemo irabizi. Nicyo gituma dukwiriye kuyiramya ngiki ku mwami. Umwami baramuramya. Imana ikimenyetso cyo kuyubaha, urasenga. Iyo udasenga tuba wubaha Imana. Cyagira uzababeshya udasenga ntiyubaha Imana. Kabiri, udasenga nta gakiza agira. Ninde wabashutse ko abantu badasenga bakijijwe? Ukizwa agakiza ni Yesu. Ijambo rya mbere akubwira gusenga iyo wakijijwe. Abadasenga batagira umwuka wabwira gusenga ni abapagani. Abapagani se niki bisobanura iki? Ni abantu batubaha Imana. Kutubaha Imana ni iki? Ni ukutemera kuramya. Kandi kuramya niko kugira ute? Gusenga. Kuramya iki? Hanyuma mureke mbabwire ibyago byari biriho, aribyo Daniel yagize mu buzima bwe. Baravuze ngo uzagira ikindi cyose asaba adasabye uyu mwami wacu w'i Babuloni azatabwe mu itanura ry'iki? Aravuga ngo ntabwo nzaramya Nebukadinezari, nzaramya Imana yo mu ijuru. None aravuga ati noneho reka mbabwize ukuri, ndakingura amadirishya nerekera i Yerusalemu. Si gusenga rimwe, mu gitondo arasenga, saa sita arasenga, nimugoroba arasenga, gatatu ku munsi. Yarangiza akanasiga amadirishya akinguye.
barangije baragenda basanga arimo arasenga. Baravuga ati mwami Danieli, mu itegeko wasinye ry'Abamedi n'Abaperesi ridahinduka, yararyirengagije ararisuzugura, ari icyegera cyawe, agusuzugura akwegereye, agusuzugura akuri iruhande, none yanze kuramya, yanze. Mubizi narivuze ngo mu itanura ry'umuriro hari mu rwobo rw'intare. Arangije umwami aravuga ati okay, nta kibazo. Arabahamagaza arabwira ati Danieli, kuki mutumvira, kimutamenya ko ndi umwami, kimutazi icyubahiro mfite, kimutazi ko iyi popularite yose ari yanjye. Avuga ariko mwami ni ibyawe nta kibazo, kuki se mwagiye gusaba indi mana itari jye? Baramubwira ati wowe uri imana se? Wowe uri Nebukadinezari. Imana twe dusenga ni yaremye ijuru kandi nawe ugize ute urimo. Si ijambo yavuze, yaravuze ati ariko mwakihanganye mugatera ivi rimwe basi ko ntacyo bitwaye. Ati twebwe haramwe imana hehe yo mu ijuru. None se ko baraguta mu rwobo rw'intare? Tigewe mu rwobo rw'intare se ndatinya? Imana yanjye yankijije itanura ry'umuriro, yankiza n'urwobo rw'iki? Wa muhungu we kuzajya mu kaga, wa muhungu we wakumviye. Arabwira ngo uwumvira yumvira Imana yonyine. Barangije agerageza kugira ngo arebe uko yabigenza, biranga. Itegeko ryabo ryari ry'Abamedi n'Abaperesi. Baramufashe, baramuhambiriye, baragenda. Intare bari bazisonjesheje iminsi 7. Intare yashonje irasama, yasama. Ntabwo murareba intare yashonje, ntabwo ishyira amenyo ku munwa, ikanura kandi ivuga ati ndapfuye. Marayika ajyamo mbere yuko wa mugabo amanurirwa. Uzi mbabwira, iyo twaramije Imana neza mu kibazo cyawe, Imana yoherezamo marayika mbere y'uko ikirere giteye ubwoba. Iyo waramije Imana ugasenga ugapfukama imbere y'Imana, Imana mu kibazo yoherezayo marayika mbere, akajya koroshya ikibazo. Twebwe dutinya ibibazo tukaramya abantu, dutinya ibibazo tukiba, dutinya ibibazo tugasambana, dutinya ibibazo bakaduha sengandi sengisa, warangiza ukamanika amaguru n'amaboko. Wararese Mana nari kubigenza gute? Turarwaye bwaki, macinya, COVID-19. Wari kubigenza gute? Kwanga Danieli, kwashi wariko ntaho watinyuka kujya imbere y'Imana ngo uvuge ngo nakoze ibyaha, ngo kubera ko nta yandi mahitamo, ngo nta yindi shuwa nari mfite. Haraba izakuzanira Danieli ikubwire ngo bamushugunye mu rwobo, amanukiramo intare nzibumbimira, aryamana na ijoro ryose. Bukeye mu gitondo bagiye kumureba, baramuhamagara, baramubwira ngo yewe Danieli mugabo ukundwa, Imana yawe wizera wiringira yabashije kugukiza amenyo y'intare. Ati Imana yanjye niringiye yankijije amenyo y'intare, kuko nabonetse mu maso yawe ndafite icyaha, kandi nawe sinagucumuyeho, nta cyaha nakoze. Kuba nakuramya nturi Imana, tuzakubaha nk'umwami, tuzagukorera nk'umwami, ariko tuzaramya Imana yo mu ijuru. Itegeko ribarigize ute? Rirahindutse. Ati mutoragure ba bandi bamureze, mubatoragure, mubafate, mubazane n'abana babo bagiye kuba victime, na ba nyina wabo na ba se wabo na ba shangazi na ba tatine na ba tatine, mubazane. Ngo barabafata. Intare Imana iravuga ati rero burya uriya ndi mwari no guhaga mu mirabo mubahikeye, ngo babajugunyemo. Ntabwo barindire ko ngo ntabwo zarindire ko bageramo, zarasimbutse zibasamira hejuru. Turi kubona ikigeragezo cyose, icyo washyizwemo n'abantu, icyo washyizwemo n'ibihe, icyo washyizwemo n'iminsi, nubana n'Imana uzakivamo neza, nta n'umwe kukunukaho, nta menya kugezeho, kuko wakibanyemo n'Imana. Ariko nugira ibyago ukareka Imana yawe, ikigeragezo cyose uzageramo uzabana nacyo. Ntabwo ikibazo ari ibigeragezo, ikibazo tubana nande mu bigeragezo. Ikibazo iyo twageze mu kugeragezwa twitwara dute, twifata dute, imyifato yacu ni iyi. Amen. Mungurikire amen. Amen.
ba Daniel bashobojwe n'iki? Ijambo ryitwa gusabana n'Imana. Vuga ngo gusabana n'Imana. Haleluya. Ejo bundi nagiye muri ntuze Nyaruguru, hari icyayi ahantu bita ngo ni Mata. Madame arandeba ati ngwino tujye mu cyayi kwifotoza. Turagiye tugiye mu cyayi kwifotoza. Ndaseka ndapfa ndahwera ndarama mu cyayi. Turasabana mu cyayi, turasabana mu cyayi. Nibaza ariko umuntu arasabana n'umugore tukishima tugapfa icyayi nacyo kigatangara abantu. None baje naba icyayi nacyo cyarumye kirafata ariko none nagenderewe n'abatasoroma, nagenderewe n'abaje guseka bagatembaga, aba batasoroma bagaseka. Ese baturutse urumva ubwo busabana nibwo Imana ikeneye ko dusabana. Nicyo gusabana nacyo muri iki gihe kucyo utinda ugasabana n'ibitari ngo urebye ibintu usabana nabyo ubona ari byo. Tureba ngo ubusabane bwanjye n'Imana, percentage yo gusabana n'Imana igeze kuri kanga. Ubu ndasabana n'Imana cyangwa hari ikindi kigabo cyanyokipye sabana nacyo, cyangwa ikigore cyanyogoje kiranyogoga. Vuga ngo kunyogoga. Cyenda abagabo nabo baba bafite ibigore byabayogoje, genda kubahekenya agasabana nacyo agahimana akanya gato kizaguhekenya. Unabeshya kamera ye. Mwebwe aho tugwa ni mu bantu, mugira ngo mugwa mu myobo, mugwa mu bantu. Kandi mugwa mu bantu batazagira icyo babamarira, mugwa mu bantu batazabacungura ku munsi mubi, mugwa mu bantu batazagira icyo babarengeraho. Ukirirwa wiri gutegera abantu amaboko, wayategeye Imana kizagutabara ku munsi mubi. Yategera iki? Abantu mubana ba Kigali, abantu mwese uri gusabana urayora ukayora. Kandi cyane abakobwa mwirirwa muyora ngo mbonye umugabo none igitangaza ngo afite 0 fote ngo afite ntuza. N'umugabo wawe ngenda kubajije n'umugabo wawe, none se sibyo Kristi n'umugabo we? Iyo ndabeshya n'umugabo we. Niba Beni yitambukira akagusuhuza kuko afite umutima mwiza, ni ngombwa ngo umutima uri inyuma Dana zakuvuna amaguru. None kandi najya imbere y'Imana akagusheta uzagubwa nabi. Najya imbere y'Imana akagusheta uzagubwa. Mwaretse tukishakira Imana ikazaduha abantu bazima beza batadukomeretsa, bataduteza ibibazo. Kandi ku mavi turatabaza bikaza. Tabaza nagutabara. Haleluya. Mwanditse aravuga ngo kuko Umwami Imana azantaba, nicyo gituma ntazamwara. Hanyuma kuki wiruka inyuma bizakumwaza ushaka iki? Ujye wirukanga inyuma bizakumwaza ushaka iki? Warangiza ngo Mana murebe uko bigenza ngiyeranje. Yiyeranje tijya yiyeranje. Imana ndijya yiyeranje. Mu bumana bw'Imana ndiyeranje. Iravuga bikaba, yategeka bikakomera. Iravuga bigasohora, yategeka bikaba. Haleluya. Hapana kwiyeranje ndiyeranje. Irabikora. Ongera umbwire umuntu ngo irabikora. Igirute Imana izabikora, ibeshya Imana izabikora, Imana itabeshya. Imana izabikora, ibeshya Imana izabikora, Imana itabeshya. Imana izabikora.
Imana
Yes.